ariko nta kibazo oya ntacyo bitwaye igihe cyose tugihumeka uri kumva suko Imana itagutuma ahantu ariko umunsi izagutuma bitandukanye n'umunsi bazakwihamagarira njyewe nekereza ko buriya iyo Imana igutumye ahantu yego siko biri bitandukanye nuko nabo bari barimo wakora furaya se pastor atabishaka kukajyayo ntago bibaho nuko iminsi 3 ishize bamaze gusezerana nabo bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abisirayeli bagenda bagera mu midugudu yabo ku munsi wa 3 ko nanjye babanje kujya gute kunyanga. Reka ninjire nsome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa, sijyo? Ibi ni ibintu byabaye ku muntu witwa Yosuwa, umusimbura wande wa Mose. Yego. Ubwo se umuntu wari utwaye ubwoko bw'Imana, ishyanga ry'Imana, indwanyi ya karabutaka. Yego. Buramo Yosuwa yari indwanyi kurusha Mose. Kubi. Yego. Yaramwemeraga. Aha. Ubwo kujya kubabwiriza muri ku sijyo? Ese Robert ishyari ryawe ko rizaguta ku gasi ahantu mbonye yahesheje umugisha. Wowe urahamunuki. Ajya na mwapotre wagiyeyo. Mutabazi yirwa bisaba ngo bazamuhe kujyaho ni baramutumira. Ntacyo afite. Ha reka ngusuhuze uyu munsi wa none ngwifurize umugisha, ngwifuriza amahoro, ngwifuriza amahirwe iteka ryose twavuga ngo birashoboka ko waba ubabaye, waba ufite agahinda, waba ufite intimba mu mutima, yewe waba ufite n'ibyago, ihangane. Uwo twizeye yitwa Yesu Kristo, ni umwami w'ubugingo, ubuzima bwacu. Icyambere arakiza kandi akiza uwamwizeye. Nuko nangiye ikiganiro rero, ariko kandi mbasuhuza mwese abantu bakurikiye izicano zacu, bifuriza amahoro n'imigisha bituwa ku mwami Imana. Gusa inyuma ya kamera kumwe na Pasiteri Shimiye, imbere ya kamera turi kumwe na Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda, n'umuntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, waba uri mu mahanga n'Abarundi murarwumva, ndetse n'Abagande b'abafumbira murarwumva, cyangwa se abatarwumva mbasuhuze ngo mugambaki ako kimaze kunyagirwa ibi namugiyemo ese ujya ngo waruvuga ukarushobora hashize imyaka ngeze rwananiye. Wari umuntu agiye muri Amerika ngo yaramaze gusa n'umwaka umwe, none ngo atashye gatangwa ashaka kwifatira ngo muri karitsiye nguraho izi nyoko ngomba gusubiza mama we wabure nguraho mama, nguraho izi nyoko, nguraho izi sho none rere kibaye rwa gakondo twamaze kugira ngo kuri kibana abantu bashakini tubashemere, mbashemerwa munonga kandi nibagumile mugume. Hanyuma nuko nguko twatangiye hanyuma Robert twatangiye ari ibintu biduzaza, ariko kuki abantu birirwa gutanga amafaranga yo guseka kandi batazi ko biri no mu Mana seka. Rero bidusabye ko hari abantu badushitura. Nta muntu dushituye kabisa. Gusa Robert Jezi Comedy urayizi? Ubwo se sinabona umunyamakuru ntayizi. Uzajya ryari wowe basi ngo uzajye guseka? Reka simbizi, ntabwo Imana irantumayo. Agera gutumayo ko mbona se abavuga ubutumwa abaposo bose bajyayo. None ariko cyenze kuvuga nabonye hari abaririmbyi, yego sibyo? Abaririmbyi bakomeye, indirimbo z'abo abantu bazisubiramo mu nsengero, abantu baraziririmba. Uyu munsi bagiye muri Jezi Comedy ubundi ni iki? Mbo ijambo Genzi ni ukuvuga ngo ni generation ya nyuma, comedy ni urwenya, yego sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo ni abaseka bwa nyuma bagiye gupfa, simbizi. Genzi Comedy sibyo? Ni projet y'umuhungu witwa Merci. Ubona ko amaze kwamamara cyane gose, Miss yashize vraiment congratulation, anatumira na president ngo azagiye wasetse bamusetse yego. Donc ni itsinda ry'abana bari muri generation y'abana batoya
basetsa abantu. gusa ariya ngenekereza ko iyo umuntu agiyemo hariya okay ari cyo bita hobby siko biri gushaka guseka wagenda ukishyura sibyo bakagusetsa kandi buriya mu gusetsa ntekereza ko haba harimo ibintu bitandukanye bituma nyine umuntu aseka ni gukora ibintu by'ubushegu ni ukuvuga ibintu bishekeje nyine kwa kundi ufata ngo we Robert ukamuhagurutsa ndabona ngo uri imbwa abantu bose bagahita baseka kanyumva neza biriya bintu biraza guhere muze kunyihanganira ba bantu bahita batuka ko turi abanyamatiku nyine twarabyakiriye sibyo reka tuganire. Buriya pastor abantu bitwa abanyarwenya abaraperi abasizi mu kijyanye n'ubwenge ni abahanga kurusha abandi bantu cyane rwose sibyo kugira ngo utegure ikintu cyawe kirazise kinasetse n'abo bantu nuko uri umuhanga ni idea yawe bisubiremo abantu bitwa abaraperi bano barapa donc ba old school bandika indirimbo za old school abantu bitwa abasizi n'abantu bitwa abanyarwenya. reka tuba abantu babanze banabyumve twebwe twubahira umuntu akazi ke ariko nge mvuza abo bantu ko ari batatu cyane ni abantu bitwa abahanga yego abanyabwenge yego uri kumva incakura kugira ngo wumve ingano ibyo bintu byabo siko biri turanabibubahira kuko ni akazi kabo. Umuntu niba yicaza abantu wenda sari kuzura sibyo ukwiye kumwubahira ibintu bye siko bimva neza. Turagenera gake iki kiganiro turagikora gake kugira ngo ikintu cyose kuvuga tucyumve nacyumve neza. Abo bantu ni abahanzi. Abahanzi ni abantu barema ikintu kikajya mu bandi cyane, baranakomeye kuko barenga imbibi z'ibintu bisanzwe bakinjira mu cyo bita amarangamutima. Buriya ubugingo bushamitse mu marangamutima, emotions ni igice cy'ubugingo. Buriya abantu benshi ntabwo bajya batandukanya ubugingo, umwuka, urukumva n'umubiri. Ibintu byose biremera mu marangamutima, ibintu byose bitwa donc ibyishimo, umunezero, kubabara, sibyo, gushavura, uri kumva. Buriya ikibaho nicyo bita ubugingo. Ni nacyo Satani yambura umuntu akaba aramwibye, akaba aramutwaye. Bibiliya amajwi ariho. Bibiliya ngo tuza kuruhira ubusa. Oya amajwi ariho ndi kuyakurikira. Bibiliya ivuga iti, ivuga Abisirayeli bajya i Babuloni, ngo bagezeyo baturanya abana b'ibikomangoma n'abana b'ibwami, bazi kuvugira mu ruhame imbere y'abantu, sibyo, b'abanyabwenge, b'abamenyi, b'abanalizateri. Donc irabasobanura neza. Iravuga ngo babigisha ubwenge bw'abakarudaya cyane. Nje rero kubwira aba bantu bitwa ko ari abakristo bagabura ibyera, mubona ishitamba mugatambana cyangwa mugatana urwo mwari mwambaye, sibyo, cyangwa se abitwa abavuga butumwa batumirwa kuri aka gatuti k'aba banyarwenya mubona bisanzwe. Niba Imana itabatumye akaba ari abanyarwenya babahamagaye, sibyo, ibi biryo by'ibwami mwe muretse kubyiyandurisha. ndakumva. Niba aba banyarwenya aribo babihamagariye akaba atari Imana yabohereje, turaza kubakemanga. Narababwiye ko hano twicara tugakora inkuru, sibyo, zikebura abantu nubwo mwatwanga, n'ijambo ry'Imana rirabitwemerera. Bivuze ngo bazabanga, uri kumva, nk'uko nanjye babanje kujya gute kunyanga. Reka ninjire nsome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa, sibyo. Ibi ni ibintu byabaye ku muntu witwa Yosuwa, umusimbura wande wa Mose. Ubwo se umuntu wari utwaye ubwoko bw'Imana, ishyanga ry'Imana, indwanyi ya karabutaka. Buriya Yosuwa yari indwanyi kurusha Mose kubi. Yanamwemeraga.
imana ibwira yosuwa uburyo uri kumva imana ibwira yosuwa uburyo ki azirinda kugirana amasezerano sibyo n'abanyamahanga sibyo hanyuma bamara kugirana amasezerano akirinda ko bagirana amasezerano akomeye azatuma ubwoko bwa Isirayeli bwivanga n'ayo mahanga kwari ukugira ngo batabanduza imico yabo yego itandura ikazaza mu buzima bwabo Yosuwa arabyubahiriza noneho amahanga yari amukikije abo bita abahivi abayebusi n'abandi uri kumva baravuga ati ubu bwoko bukorana n'Imana twumvisha amateka yabo nitutagirana amasezerano nabo none aha ngaha ntabwo tuzabona amahoro. Igice cya 9 kiravuga ngo abagibiyoni bigira inama zo kwikiza barahanwa yego nuko abami bose bo hakurya ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni abaheti n'abamori n'abanyekanani n'abaferezi n'abahivi n'abayebusi babyumvishe bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Yego ubu n'ubwoko kubakurikiye ikiganiro twakoranye ubwashize bwacyabanjije yego nta moko yari ari ahantu Imana yari yarahaye Abisiraheli nk'ubutaka ibakuyemo. Yego noneho batangiye kwiga uburyo ki batangira kugira gute kubarwanya. buriya abantu bitwa ko basenga uri kumva ni bamwe mu bantu babuze isi amahoro bakayirinda kuko bayibuza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nubwo mu buryo bugaragara umuntu usenga atabwira abantu ngo nimureke ibi ngibi ariko mu isi y'umwuka hari igihe bavuga ngo turirukana imyuka y'Abamedi n'Abaperesi ujye babivuga cyane. Iyo myuka babirukana ni iyihe? Kafate urugero rwafi kugira ngo abantu ikintu giye kuva bacyumve neza. Uzasanga umurokore bari mu cyumba bari gusenga Mana nirukanye umwuka w'abakonikoni. Abakonikoni n'abaki nabahe n'abacunnyi n'ababyinnyi bababyinnyi bacuragura nijoro sibyo n'abaraguzi inyenyeri n'ibicuri kumva n'abapfumu sibyo nirukanye umwuka w'abakonikoni nirukanye imbaraga z'abarozi siko baba bari gusenga. Abo bantu wirukana ugira ngo bo baroroshye barakaze bo nta nama bakora bakaza kukurwanya. Aha tugendane step by step. Abo bateranira kurwanya nde? Yosuwa cyane. Aha ariko abagibiyoni bumvisha ibyo Yosuwa yakoze Yeriko no kuri Ayi bahimba ubwenge cyo bita ubwenge baragenda bihindura intumwa. Urumva abagibiyoni bo bumvisha ibintu Yeriko yakoze kuri Ayi baba bavuye mu bandi bavuga ati twebwe ntago tuzakoresha ubu bwenge nk'ubu bwanyu bwo kubarwanya mu nama zanyu. Babavamo batangira kwiga ubwenge bundi wumva ubwenge bizi bahimba ubwenge baragenda bihindura intumwa bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo cyane n'imvumba za vino zishaje ziteyemo ibiremo zibaririye. Urumva ibintu bakoze cyane bambara inkweto mu birenge zishaje ziteyemo ibidomo n'imyenda ishaje yabaye ubushwambagara kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengereye yaraguye uruhumbu. Barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'i Gilugari barababwira bati wabyumvishije turaturuka mu gihugu cya kure nuko mudusezeranye isezerano. Baraturanye bari hafi aho ngaho biza ubwenge bwo kuvuga ati rero uri kumva nitudatumira ababitwa barokore ngo baze dukorane nabo tubahe imico yabo tumaze twigire nkabo turamirize hano uri kumva hazaba harimo ikibazo. Aba bagibiyoni bafata umwanzuro wo kuza kureba ba Yosuwa. Nakubwiye ngo iyo umuntu bamutumiye muri Genzi Comedy atari Imana yamutumye wari bo bamuhaye invitation bagakora na brand hari ikintu mu isi y'umwuka baba bakoze yaba wubwe n'abamukurikira cyane. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndabizi nyine commentaire ubuziraza zitukana ariko nta kibazo oya ntacyo bitwaye igihe cyose tugihumeka uri kumva. Suko Imana itagutuma ahantu ariko umunsi izagutuma bitandukanye n'umunsi bazakwihamagarira. Njyewe ntekereza ko buriya iyo Imana igutumye ahantu yego siko biri bitandukanye nuko abantu bagira gute baguhamagara ari Imana yashyize mu cyane ko urukumva yego hariya baba bagiye guseka kandi ugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Aha tugende step by step.
ndaza kugera ku ijambo Yesu yavuze ngo si ibiryo by'abana b'Imana bikwiye kugaburirwa. yego nuko barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'i Gilugali, barababwira ati turaturuka mu gihugu cya kure, nuko mudusezeranye isezerano. Nuko Abisirayeli basubiza Abahivi bati ahari muri abaturanyi bacu, barabakemanga, sibyo? None twabasha dute gusezerana namwe? Urumva? Baracyafite wa mwuka wo kurondora. yego Urumva Robert, nk'ibyo bintu uri kuvuga uri gushyira amacakubiri mu bantu, bariya ko ari abana b'Abanyarwanda, ko ari bagenzi bacu bari kwiyubaka, bari kwiremera ubuzima. Ibyo bintu uri kuzana hano ku mbuga nkoranyambaga kandi ugira amatiku. ariko rero ahangaha baba bagiye kubyitiranya nyine, dore nk'ibi byabaye kuri aba ba Yosuwa, baba barimo kubyitiranya kuko buriya reka turebe ubundi rero ahangaha nuko rimwe na rimwe kenshi abantu Robert badashaka no kumva iby'umuntu ahangaha nyine. Urumva ahantu tugeze nawe uhise utangira kugenda ndetse kwihuta. Robert barabana kuba bari kwisakiza ko twara tukiri dutoya, aba bana ba pirate uri kumva ko bisekereza abantu bakugize bati Robert abantu batwumve. Yego, ntabwo tuvuze pirate, sibyo? Ntituvuze n'agezi komedi ye, yego, tuvuze ivuga butumwa. Siko biri naho nshaka kuza kugera nyine abantu banyumve neza. Urumva Abisirayeli n'abandi baravuze ati ariko aba bantu nka kumwe Petero wamaze agati ko kuvuga nka batire natishwe bakati. Nuko Abisirayeli basubiza Abahivi bati ahari mwa muri abaturanyi bacu, none twabasha dute gusezerana namwe, sibyo? Babwira Yosuwa bati turi abagaragu bawe. Yosuwa arababaza ati muri bwoko ki, muraturuka he? Baramusubiza bati twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe twumvishe. Wabyumvishije? Tuje kubatumira, twumvishe muririmba neza. Hari indirimbo mwaririmbaga nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, natwe turashaka kumva, nkarebera mu madirishya, muze muturirimbire. Uri kumva? Ibi bintu byabaye ku Bisirayeli bari Babuloni, barababwira ngo mwaza mukaturirimbira ku ndirimbo z'iwanyu Siyoni. Baravuga ngo ntago twaririmba ku ndirimbo z'Uwiteka turiyo mu mahanga. Ariko abandi bo urabona ko bemeye cyane za ndirimbo zanyu zihembura imitima. Mwatwemerera ko mubona imitima yacu yatoye uruhumbu, ko mubona imitima yacu yinangire, tujya tubwira dusetsa abantu ibintu by'ubutinganyi bagaseka, mwaza mukadufasha gusetsa. Yego, baramubwira ati twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure rwose, niho twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yuko twumvishe kwamamara kwayo, n'ibyo yakoze muri Egiputa byose, n'ibyo yakoreye abami babiri b'Abamori, ko yabakubise hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani wari muri Ashitaroti. Nuko abakuru bacu n'abari mu gihugu cyacu bose baratubwira bati nimujyane impamba y'urugendo mujye kubasanganira, mubabwire muti turi abagaragu banyu, none mudusezeranye isezerano namwe. Kugeza ahangaha bari bababwira igihugu cyabo, usibye kubabwira ko bazi amateka n'amakuru y'Imana yabo no kubereka ko babaye ubushwambagara. Hari ubwo bari babwira Yosuwa aho bavuye, nta batekereje ko ari abaturanyi, ariko bakaba bamuhakaniye bamubwiye ko baturutse kure cyane. Nuko kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu mazu y'iwacu igishyushye. Wibutse bwa bwenge bwo hejuru bakoze igishyushye. Umunsi duhaguruka tukaza kubareba, none yaragwengeye iguye uruhumbu, kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikirishya, none dore zaratobaguritse, imyambaro n'inkweto zacu bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane twakoze. Kandi bavuye hehe? Hafi ya ariko tuvuye imahanga kure. Abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabishobanuje Uwiteka. Dore ikintu kimwe kigiye kumara abantu ngo ni hiti, batamanje kubaza Uwiteka. Ubwo nibazaba nka wa muhanuzi Imana yatumye. Wumvishe ikintu cyabaye ku Bisirayeli? Ibyo kurya bishaje no kubabwira ko bakeneye ko hano hantu hakeneye ivugabutumwa,
ni ukuri hari ahantu harara abantu banze gusinzira babuze ibitotsi bitewe n'imihango n'imigenzo y'umwijima bazi ko bazi kujya kuradukana amaso tureba abadusetsa kutangaye nta buryo ubona utwana tw'uduhungu twigize udukobwa tujya tubona cyane abandi ati natwe reka tujyane ivugabutumwa yego ariko se ko nagarega iri vugabutumwa uri kumva aba bantu nibo baje kureba aba bantu ngo se mwazi iwacu mugakora umurimo wabibwiwe n'iki se roba mba mbibona mba nzi ukuri njya gukora ikiganiro nasenze mfite amakuru yose yuzuye kandi abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje Uwiteka nuko Yosuwa agirana isezerano nabo rikomeye ry'amahoro no kutazabica n'abatware b'iteraniro bose bari bahari utagira ngo abashumba bo ntibaba babyemeje nabo bari barimo wakora furaya se pasiteri atabishaka ukajyayo ntabwo bibaho nuko iminsi 3 ishize bamaze gusezerana nabo bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo Abisirayeli bagera mu midugudu yabo ku munsi wa 3 imidugudu yabo yari Gibiyoni ni Kefira ni Beroti ni Kiterayemoni Abisirayeli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari bagize gute barabarahiye Uwiteka ubu mu minsi mike izi systeme za comedy show zigiye guhita zimukira mu nsengero mu minsi mike ibisope byaratangiye mu minsi mike mbisubiremo izi performance za comedy show zigiye guhita zimukira hehe mu nsengero bajya gusetsa abantu ku cyumweru hari agasegima kandi ibi mbivuze ndi hano ndi mu mwuka hari agasegima ka comedy show kagomba gushyirwa mu nsengero bakajya gusekeramo kubasetsa ku cyumweru bakajya bafata cyangwa se bakajya bakora igiterane cya nyuma saa sita bakaza gusetsa cyo gusetsa kandi ibi muzabibona n'amaso yanyu ubwo se ibintu kujya he ariko abatware bose babwiye iteraniro bati twabarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli ntitwabasha kubakura ahubwo tubagire dutya ikintu cyabaye tubasige ari bazima kugira ngo uburakari butatubaho ku bwa yandahiro twagiranye nabo abatware baravuga ati nimubareke ari bazima mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twabibabwiye nimubice kuko twagiranye isezerano nabo ryo kugira gute kutabica gusa mubareke aho ngaho mubareke mubagire bazitwa none umva ikosa rya kabiri bakoze mubagira abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ya iyo bavuze abashenyi cyangwa abavomyi ni ukuza nyine kubishyushya mugashyushya ibintu ntabwo igicaniro cyangwa igitaramo cyangwa igitambo cyo mu Bisiraheli hari formule yagombaga gukorwa kugira ngo hagomba kuba hari abantu bazana inkwi zo ku gicaniro n'abavomyi bazana amazi yo ku gitambo wumve nuko Yosuwa arabahamagaza arababaza ati ni iki cyatumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye nuko rero muravumwe ntabwo muzabura kuba baretwa n'abashenyi ubwo ngo bagiye kwiga inama Yosuwa aragarutse aravuga ati mubice ahubwo reka tubagire abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanjye baretse kuba muri za Kigali n'ahandi na za Mundi kugira ngo uve ko njya mbakurikira reka ngende umunyamakuru kandi umunyamakuru w'ishyanga ryera uri kumva sibyo pastor ubu uyu munsi tugomba kuba niba ari urubyiruko rwa bene Yosuwa twagize n'abandi bazaza kutuganiriza n'aba James yego cyane sibyo nibo yego nibo bantu guest of the day bagomba kugira gute gutumirwa bakadutaramira
basubiza Yosuwa bati erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose kubaha igihugu no kurimbura bene igihugu ngo bashire imbere yanyu. Nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora ibyo twakoze. None dore turi mu maboko yawe, icyo ushima ko ari cyiza kigutunganiye aba ari cyo dukorera. Nuko abagira atyo abakiza amaboko y'Abisirayeli ntibabica. Yosuwa abagira abashenyi n'abavomyi b'iteraniro n'ab'igicano cy'Uwiteka. Aho azatoranya hose niko bagikorana bugingo n'ubu. Umvirira ikintu kiba ku bavomyi n'abashenyi. Iyo umaze kubaha ibikoresho byo kuvoma, sibyo? Yego. Isoko yo kuvoma akaba aribo bavoma, babavomera ibyo bashaka cyane na bugingo n'ubu niko Bibiliya ivuze. Iyo ubahaye imbaraga n'ibikoresho byo kujya gusenya, bafite uburenganzira bwo kujyana ibikoresho byo gusenyera igicaniro, basenya ibyo bashaka, bakazana inkwi, ibikoresho by'igicaniro bakabisigayo. Iyo ubahaye ibivomesho byo kuvomera amateraniro, bafite uburenganzira bwo kuvomera amateraniro icyo bashaka na bugingo n'ubu. Aha rero uri kumva hari igihe abantu badatekereza impamvu. Hari akana k'iwacu ibyumba bita Kadudu, muzagakurikirane bahaye orientation murebe kugira ngo gasetse abantu ibintu kamanza gukora. Bishego gusa siwe wenyine, ubu arakitwa niba ari kandi na muntu sinzi uko arega ngiye nabonye n'ubundi abo bageze comedy inshuro nyinshi bavuga ibishego gusa kugira ngo abantu baseke. Bavuga ngiye mbona ibintu. Ubu hari abamaze kuba bavomyi n'abashenyi b'amateraniro, harimo uwitwa Mushumba. None se Robert turaza kugira ijambo ko nabonye na mubyeyi Rutayisire nawe ugomba kujya kubabwiriza uri kumva sibyo? Ese Robert ishyari ryawe ko rizaguta ku gasi ahantu mbonye yahesheje umugisha, wowe urahamunuki hajya na mwapotre wagiyeyo Mutabazi wirirwa bisaba ngo bazamuhe kujyaho niba aramutumira ntacyo afite. Iriya se ubwo ntacyo afite ntacyo bamushaka, iriba ryamaze kuzibayo ntacyo bamushaka bamushaka yiki. None se muvandi ibi bintu nyine katurebe yego bihuriye n'icyo abantu bita ubutumwa bwiza. Hari ibintu abantu benshi bagiye bavanwamo amaso, ubwo ndavuga abanyamwuka nka Bateo bose babireba n'abandi ara n'ubwobwa bayakuramo. Imana idutumye kujya kuvuga ubutumwa. Niba Imana igutumye mu kabari jyayo, ariko igihe umuntu wo mu kabari aguhamagaye ngo uze uvuge ubutumwa akurusha imbaraga kurusha uko we wazimurusha. Ariko se ubundi kamubwiza ukuri, ni gute umuntu wo mu kabari siko biri aguhamagara we muri we agatekereza akaguhamagara ngo ngwino uvuge ubutumwa hano, harani nawe ukishorera mujye kuvuga ubutumwa mu kabari. Ubundi abenshi bagenda batagishije inama. Oya baretse ubwo ati wanze wumve. Ari n'ibintu arega bura Robert, ari n'ibintu byitwa gusuzugura. Nyamara abantu ntabwo basoma amagambo y'Imana. Ibireba byita gusuzugura Imana. Yego. Siko biri. Abantu bari muri WhatsApp. Abandi barimo gutereta. Abandi bazanye umugore ari butahane. Baje guseka ariko umukobwa we butahane araho ngo baricaranye yamuzanye. Undi ari kuri WhatsApp nasohokaho ari butahane n'umugore. Naho nguri kumanyagura nguri kuririmba nk'indirimbo z'Imana. Iyo mitsi muri kumanyagurira rubaza ivungurira. Bibiliya vongo reka nkoreshe ijambo rya Bibiliya. Yesu yabwiye uriya mugore ngo ibyo kurya by'abana banjye ntabwo nabigaburira imbwa. Cyo ni ijambo rya Bibiliya. Ni agari Pastor Shimio. Nagari Pastor Shimio bivuze. Ni Bibiliya. Ni Bibiliya ivuze nsomye Bibiliya. Sikabi. Hanyuma ndi gutumbwira ngo umuntu agutumye ngo mu kabari ari kunywa mitsingi, ari kunywa kanyanga, ari kunywa ngo za jini singiye kuzamamaza, ari kunywa inzoga zose. Mwanze nguri kuririmba ari gusinda. So umuntu ari kumva ubutumwa bwiza. Abo numvishe bose burangiye gukora ikiganiro nabanze kugitekereza no kugisengera kuko iki kiganiro urumva kijya ku bafana, urubizi ko abafana babatukana. Abo numvishe bose nta wigeze ahamya ko ari Imana yamutumye, bashimiye uwabatumiye. Ndabakurikirana bose mujye mu biganiro byabo, muri abo mvuze yaba Mbonyi yaba Rutayisire yaba na ba Beni kuko niba bazabihindura n'abandi bitwa ko ari abavuga ubutumwa bwiza bagiyeyo, bashimiye abahaye ubutumire.
already nta gitekerezo cy'Imana yabatumyeyo. mbese ubundi kuba bikurikira hari ubutumwa bwiza bwavuzwemo. Ibyo ntago ndi umucamanza, njye ndi kuvuga icyo Bibiliya ivuga n'ibyabaye kuri Yosuwa. Okay. Ubundi se biriya byo kujya kuririmbayo bitandukanye he no gufata radiyo ukawayishyira mu kabari ukayicuranga izo ndirimbo? Biratandukanye pastor. Aho kugira ngo ucurangireyo wowe ubwawe, rega bura icyo bita, urabona inyamaswa iyo uyikuye mu isenga yayo, sibyo, sinzi niba uri iyo uyikuye mu isenga yayo ukayijyana ande ho, uri kumva ita equilibre, uburyo yidefana n'uburyo protege, donc area yayo. Yego. Wari wabona izi muhazara bashafi bajya bakora z'abayisilamu, burasura bari abasilamu bari ngo takbir, kwa kundi baba bagira, umukuye hari ukamujyana nk'ahandi hantu. Takbir uzi icyo bivuga? Nago mbizi. Bikumva sibyo, umukuye hari ukamujyana ahandi hantu ari around na esprit, icyo bita ikirere, icyo bita umwuka. Hari umugabo umwe wajya guhamagara abakristo akagati muze mbinjize mu bire, donc ayabagesheje mu kirere cyane cy'akabiri, sibyo. Iyo wafashe rero umuvuga butumwa ukimura ikirere cye, none ukaba wamwiteguye kurusha uko we yiteguye, turi kugendana bana nabo se uzi uko basenga, sokorana nabo. Ndi kwiganirira nkurikije iby'ijambo ry'Imana ryavuze ku byabaye kuri Yosuwa, kuko na Yosuwa nimwamushaka gusenga, nimwamushaka no kurwana umuntu wajya gahagarara agahagarika izuba, ariko ngo bamurushije ubwenge, ngati tugira abavomye tugira n'abashenyi, ubundi kosa bari kosoza irindi. Uri kumva rero ntuvana isenga inyamaswa mu isenga ryawe ukayijyana mu rindi.